kwanga icyo nshaka kuvuga nuko abantu bari muri Pi Network icyo navuga nuko bakwiye gukosora ibibazo byose bafite muri Pi Network ko twageze muri Open Mainnet aho igiciro kigiye kugaragara. Nakomeje kubona abantu benshi aba influencer ba Pi Network ndetse no muri blockchain ya Pi Network igiciro kirimo $312,159. Okay, abantu benshi bari bambwiye ngo ntago bishoboka, nanjye ndacyavuga ngo ubwo ntibishoboka. Abantu benshi hari umuntu umbwira ngo ubwo se ngo u Rwanda rwaba amafaranga ngo rukuye. Nta wabonye ubikubaza ngo wiga muri kaminuza ngo u Rwanda ngo rwama amafaranga ko rwabona amafaranga ngo rutuvunjemo, ariko Pi Network ntago yakoze igendeye ku mafaranga y'amanyarwanda. Agenda banza baze supply y'idolari uko ingana. Oya, dufite ikibazo cy'ihungabana aho umuntu akubwira ngo amafaranga ngo urumva wowe wayatunga. Aha, ngo rwanye nta kintu mugeze mutunga. Abafite ibibazo by'amateka bigwitira ko amafaranga ngo nta nahantu yaba ari kwisi. Nta nahantu yaba ari. Ngo gose muri ufite Pi ngo igihumbi cyangwa ibihumbi 10. Okay, reka nsobanure ku ecosystem kugira abantu babyumve neza. Ntabwo Pi Network bashobora kuzamura ubukungu bashingiye ku mafaranga bafite. Yego, bashobora kuzamura ubukungu bashingiye ku mafaranga bafite, nicyo navuga. Gusa nyine ihungabana ry'ubukungu ngira ngo ari amafaranga bahombye n'amafaranga menshi, ndetse bishobora no kuza kugira ingaruka ifatika. Aha rero abantu bari muri Pi Network, abantu bari muri cryptocurrency industry, utarabinjiraho gato nemera ngira akantu musaba. Abantu bushize baratubwiye ngo Robeni azatwigishe izo training zikorwa gute. Wakwinjiramo gato mbere y'ubutumwa rugiye gwa abantu bari muri Pi Network. Okay, ibintu bya trading babyita trading, ubundi habaho ibintu bya trading. Trading ubundi ni ijambo ry'icyongereza rivuga ubucuruzi. Yego. Trading company uzagenda zibona ngo kanaka trading company ni company bikora ibintu by'ubucuruzi. Trading ni ijambo rikoreshwa muri ibyo bintu by'ubucuruzi bwa crypto cyangwa forex. Ko bikorwa no gufata amacoin amwe ukayahinduranya mu yandi ugamije inyungu. Ni kimwe n'uburyo bwari busanzwe buri world model bwo gufata amafaranga amadolari bakayavunja mu manyarwanda. Se wibaza ko umuvunja yunguka te? Afata niba afite amadolari yari kugurisha rihenze, uzareba iteka kugura idolari birahenda kurusha uko warigurisha. Niba ujyanye idolari riri ku 1,420 ni igihuri ijyanye, ariko nugenda ntabwo wagera 1,420 ngo umucuruzi ari guhe. Wowe bitekereze, ngewe njyanye $100 bamaye 142, sibyo? Ariko wowe none ufite 142 ntabwo ujyayo ngo ari guhe. Wabyumvise? Ugiye arakubwira ngo uraza 142. Sharangije ku hafi 5. Niyo system n'ubundi. Niyo system ikorwa muri trading y'aya mafaranga. Uvuga ngo ngewe ndareba ndagura nkora trading, bya byose abantu bashaka kwiga trading. Nkubeje iyo ugira 90,000 by'amadolari wari kubyishyura gute? Nari kubibona gute? Nyine wari kuyafite mu ntoki cyangwa kuri bank. Ari ibintu hano cyangwa gusobanura. Bisobanure bro. Ntabwo iyo mfite amafaranga kuri bank simba nyafite. Yego. Ni ngombwa ngo kujya umenye ko mfite amafaranga mbe mfite uruhago mu nzu. Oya. Ni kimwe rero niba mfite 90,000 kuri Binance amafaranga mba nyafite. Abyumvishe? Amafaranga mba nyafite. Yego. Niba nakoze trading nkunguka 5 byongera kwa ayo mafaranga mfite muri konte yanjye ya Binance, sibyo? Aba P2P merchant baza iyo nshaka ko amafaranga noneho nyavunja muri fiat mu aya mafaranga yacu dusanzwe y'amanyarwanda kugira ngo ngure dodo, ngure dodo, nibwo haza ibintu by'aba P2P merchant bafite amanyarwanda nkabahereza coin USDT bakampereza amanyarwanda. Uri kubyumva? Niho haziramo ibintu bya P2P merchant. Ariko niba mfite 100,000 kuri Binance mfite amafaranga kimwe nko kwara bafite 1,100,000 muri banki runaka kandi they are fine, they have money. None se banke zacu mu Rwanda ntabwo zigira abantu birwa batrendinga. Oya, ufite ATM, ufite banke ntabwo mbizi sindi shwa. Ntabwo ndi shwa, ariko ama banke menshi ari international akunda gukora ibyo bintu bya trading, forex trading cyane cyane. Okay. Ibi rero biragenda n'ikindi kibazo cya kabiri mbere yo kwinjira kwa Pi Network. Kijyanye nuko ibi bintu nabibaje ariko abantu ntibabyumvishe neza. Aho ujya kubona ukabona dufite affiche mu mujyi cyangwa screen. Yego.
imirafishi uko imigabane iri kugenda izamuka imanuka ahantu runaka. Abantu benshi badukurikiye ibintu birabacanga ntibajya bamenya ibyo ari byo. Ngo umugabane wa Beka ngo exchange like reka mbabwize ukuri umuntu uzi ubwenge agura umugabane ari ahantu heheze namamaje nta kintu bampaye njya nibagirwa nkamamaza nta kintu bampaye. Niyo impamvu mbivuga iyi ni banke nigeze kumva amakuru nahagazeho buriya amakuru ndahagazeho nta muntu wayakuziza bakuvuze kutayagaze. Nigeze kumva amakuru nahagazeho yuko iri muri gushaka ukuntu ya creating ifaranga ryayo koranabuhanga coin. Uravugije ukuri? Ntabwo nyahagazeho. Ayo makuru mbahaye sinyahagazeho. Ntayo nzi gusa nabyumvise gutyo. Aha rero bigerekana banki ifite icyerekezo itekereza. Abaye ariyo yego, abaye ariyo yabitekereza kure, abaye atariyo sinzi aho baba baryamye. Kubyumva? Aha rero birerekana ibyo bintu by'imigabane wambazaga ngo izamuka igira gute. Kubyumva? Hari icyo bita stability. Niba hari igihugu gifite stability, abantu bakeneye ko umutwe bawukura ku rwego ruri nationali bakawushyira ku rwego ruri international, kava kuri local bakava kuri forms of local. This is local this is local. Abantu bakivuga ngo genda uyazane nguze cya kugura ikibanza ngo genda uyazane. Wabyumvise? Genda uyazane. Ugenda uyazane. Wabyumvise? Aha rero abantu ngo nashaka kuvuga kuri confusion hari igiciro. Abapayoniye bakuriye kumenya twakoze iki. Kwani cyo kibazo ibyo bintu bivugwa n'abantu bamaze n'ukwezi muri payi. Abantu bamaze ukwezi ndabashuje. Ntibasobanuza ikibarera n'amafaranga. Twakoze amagerageza hafi inshuro 3 reka nyavugeho. 2022 twakoze igerageza ryo gusa nibyo tubona muri blockchain. Blockchain ni ukuvuga igiciro cyarangize kwinjizwa muri blockchain. Rero igiciro nigisohoka uri kubyumva ntabwo uzajya gutera ipero kuri Bene. Ibyo Bene ntibizi. Wabyumvishe? Ariko ngenda biza sibyo? Ikuzo ihumura arabiza zakira payment muri icyo kintu sibyo? Umva ahubwo ndatangira kwakira nge. Uri kubyumva? N'umuntu ufite izagurisha zimwe. Yes, umuntu wese ufite crypto bank azashyira Bitcoin, azashyira Picoin ize azivinje muri Bitcoin. Bitcoin ziremewe ku isi yose. Ufite Bitcoin ufite amafaranga sibyo? Harero ntabwo harimo question yo kuva ngo ndavunjisha. Aba ni abantu bamaze ukwezi badafite nosiyo, nibo batujengeje bavuga ngo igiciro n'igishoboka twe tumaze imyaka 6 tuvuga ngo igiciro kirashoboka. Iyi workshop yarahindutse gato. Workshop yarahindutse byatewe n'uko abantu babidusabaga ari benshi kandi ari benshi abantu bashaka kuza muri kwiga ibintu bijyanye na crypto. Abibaza ngo trading ni iki, crypto ni iki, ese bikorwa bite, ese umuntu yishyura te, umuntu abika te, sibyo? Ibyo byose ni ibibazo byose tuzasubiriza hamwe ku muntu wese uzaza muri iyo workshop. Workshop izaba ku itariki ya 2 n'itariki ya 2 z'ukwezi kwa 2. Izabera muri Semporo. Itandukanye no kongera gukoresha ameza y'akarahanyuze mu bikorwa byawe. Waba ufite hoteli, waba ufite moteri, barandi restaurant ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye. Ameza nk'ayanga wajya guherera ukibaza ati sagezwa mu gihugu cy'u Rwanda gute? Imitako yongera ubwiza bw'inzu yawe. Igishuro ntabwo bikirizo zizawe ku meza nk'ayanga yongeye kugaragara mu gihugu cy'u Rwanda. Beauty and Wood Limited. Igisubizo cy'abanyafrika guturuka mu Rwanda. Abazaniye ameza mwajyaga mutekereza ko bidashoboka. Abantu bakabategura neza meza yuje ubwiza bw'ibyiza bikomoka ku bidukikije. Bakanyamabuye meza amabengeza biti biryoheye amaso, indabyo nziza ibishaka bazubaka mu meza yawe ukajya uziramwe imbere. Waba uri kubaka hoteli ibijyanye nayo, apartment, waba uri kwiyubakira inzu yo kwiberamo, ibijyanye n'ameza barakudezayiningira bigahura neza n'inyubako yawe. Wabahamagara kuri nimero zikurikira 0788 54 cyangwa se ukabasanga aho bakorera Nyarugenge mu mujyi hafi na Ropo ni post umanutse gato berekeza Nyabugogo. Hejuru y'umuhanda niho uhita ubona icyapa cyanditseho Beauty and Wood Limited. Beauty and Wood Limited, igisubizo ku banyafurika. Aha twicaye rero tukaba twicaye kuri Golden Gala, ni ahantu ha fresh, ni ahantu heza cyane, ni ahantu bafite ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Bafite salle nziza y'ubukwe, bafite garden ya fresh, bafite sauna massage, bafite bar resto, bafite piscine, ibikinisho by'abana, ndetse na gym ushobora gukoramo umubiri ibintu bikagenda bimera fresh sana, umubiri wawe ukamera neza cyane. Bahere hano Kicukiro ku Muyange aho zitwa Tekira. Uhageze neza ushobora guhamagara nimero 0788 58 99 Unzi bihumure TV mumeze neza, mwaramutse mwiriwe, ndi kumwe na Robeni, ariko ntabwo uyu munsi tuvuga Robeni.
Musaho. Dr Musaho abantu banyita Musaho ndarikunda ahubwo ni ryantunguye ni docteur anamaga ati doctor ati by the way I'm fine. I'm fine with it. Dr Musaho is a very good name. Dr Musaho uburyo bwari bwo bwose ushobora kuba Musaho yaba mu bukungu yaba mu biki cyo wakora cyose undi Musaho bivuga mu muganga no mu rurimi rw'ikigande. Wow, no umugisha. None se muvanda umeze neza? Ndashima Imana. Reka dusuhuze abakunzi bacu cyane cyane mfitemo agakorora shaka kuba umwotsi wa Los Angeles wangezeho. Ariko nimukabigira ibintu by'imikino. Iki ni ikirere kandi ikirere ni n'umutungo dusangiye. Nta mupaka uba mu umuriro waba uvuye Los Angeles ukagera umwotsi rwose niko kuntu umeze ntago byorohe. Ariko rero narumiye goko. Musaho hanyuma uyu munsi ngira ngo tugeze ku munsi hafi wa niba ari wa 7 niba ari wa 5 hari gushya. Umunsi yakomeje umunsi wa 8 ahubwo hakomeje gushya. Okay, bene data banyoherereje igitabo cy'umugabo w'umunyamerika bita bene data n'umugorozi wa Kimpaye. Wasanga cyane nanjye bampaye. Nawe bakiguhaye. Bakibaye. Igitabo cya predictingaga ibyo ngibyo byinoza bya ko hazashya ngo inzu mbonye inzu zibitabashwa. Wayibonye nawe. Nakibonye nanjye ariko yanyemereye ko azaza kugisobanura. Ni igitabo cy'umugabo bita Tumuhikaza azaza kugisobanura. Azaze pe. Ko aravuze ati izo nzu zigomba gushya. Ibi bintu bari kubihuza n'ibyanditswe cyane. Hari ibyanditswe, hari Simpsons prediction, hari n'ibintu byinshi abantu bari kugenda bavuga. Ariko nta gihe reka mbivuge nta gihe biza bitabaye. Kandi ngira ngo no muri Australia hari igihe yamaze igihe kinini nta gihe biza bitabaye. Gwenda nubwo hari abanyarwanda baca umugani uvuga ngo niko bisanzwe yokeje umuserebanya. Umugani urabuze? Ngo niko bisanzwe umuserebanya. Umugani uvuga ngo niko bisanzwe yokeje umuserebanya. Ariko antuka ngewe ikintu cyonyine nakora nk'umuntu ufite ubumuntu nuko nakwihanganisha abantu bari Los Angeles. Cyane ko umuriro nabonye wakomeje kwaguka biburyo. Barimo baravuga ko mu minsi mu mbere 5 bitakunda. Nibaza uriya muriro wafashe igihugu nka kiriya ikimbaraga umujyi nkuriya. Umujyi nkuriya igihugu gifite indege zihagije, gifite inganda zikora indege kuzimya byanze nibaza wageze muri East Africa uko byagenda. Gusa twebwe ntabwo twagira uriya muriro kuko hari tuba dufite n'inzu zidagifite n'amashanyarazi. None se biri kugira bihura n'amashanyarazi? Ahanini biri guhura n'amashanyarazi. Muri amashanyarazi afite ahantu byahuriye. Ntabwo ari umuriro wacanywe ngo giti cyake gihe ikindi. Ariko ngo n'umuyaga uriho. Ariko uwo muyaga nawe ngo n'umuyaga ubwawo ufite ukwirakwiza umuriro. Okay. Robert reka nkushimire kubera ko wongeye kugaruka tukongera kuganira turi bazima. Naho n'umusanzu ukomeye dushimira abantu badukurikiye muhabwe ikaze ku Ihumure TV. Hanyuma kandi kirenze kuri ibyo mukore subscribe no turayikora. Mukande subscribe kugira tubane muri izi nkuru zacu. Ndetse zigiraho zihurira n'ubukungu cyangwa se mu iterambere ry'umuntu ku giti cye. Turi buze kubigarukaho cyane ari amagambo menshi. Turi buze kwifuza ko abantu basobanukirwa twakiriye Musaho so bwa mbere ariko wenda gato ngarutse inyuma mbonye uri kunywa kaji ndavuga no umuhungu ari guhazwa uri kunywa kantu gasa n'amaraso ngo nimwakire mu mwo mwese ariko bro reka nkubwire iki cyanditswe waragisomye byanditswe naragisomye ariko hari n'amaraso yanjye hari abantu hari umushuti duturanye bwana amaze kubona ko twese okay yewe ndikuramo ko narangije kubimenya ariko abantu benshi n'uguheza inguni gusa icyo bita ubuheza nguni nagiye mu bukwe bwa mushuti wanjye aba family yanjye barahuze no family n'ubundi bamwita Jean Paul n'umukatolike ubukwe bwari bwabereye ahantu bita ku Kamonyi nuko noneho rero iwacu turaba ADPR ngiye niho namenye ubwenge naho twasengeye donc regime navuga ngo twe turabarokore reka mbivuge gutya bo bita born again ngiye mu bukwe nicara mu kiliziya padiri aterura icyigisho cy'ifunguro byari ndavuga ati nuko afata inkongoro arayishimira
hagira te agira gutya nuko njye rero nicaye ntabwo nari nitaye ko nicaye mu kiliziya runaka ntabwo nari nitaye aho nicaye gusa icyo nari nzi nuko nari nkurikiye message abantu bari mu ubwo bukwe barabyibuka bambonye ku murongo ngiye guhaza nuko bamwe bakajya bandika icyara bite cyane cyane ko hano umubyeyi wanjye yari ahari n'abandi bantu benshi nuko ndagenda ngera imbere bamu Eucharistia urahazwa by'umwihariko ariko bazayongere ni gato rikomeye neza ikimenyetso oya niba babyita umubiri wa Kristo abantu bagakwiye kuwuhaga ushaka guhaga giwesha icyo nshaka kuvuga hano nuko nahajijwe abantu benshi batangira kumbwira ngo ntago nahawe ngo amasakaramentu ndetse na padiri ndabaza niko wari we wasakuzaga ngo ni umubiri wa Kristo ni umubiri wa se donc icyo nshaka kuvuga hari abandi bantu bakurikiye iyo nyigisho yo guhazwa n'umumaro wayo ariko ntibajyayo kuko baheza inguni z'amadini yabo nabaheza nguni mu madini yabo iyo baba kuko ari abantu bakozweho n'ijambo bagakwiriye kuba barumvisha icyanditswe kuko bagisomaga aho muri iyo vanjiri runaka ya Luka barangiza kugisoma bacyumvishije bagakora iki ijambo ribabwira aho guheza inguni y'idini ngo twebwe kwanza njyewe nzagusange ku rusengero wanyu munyirukane ku ifunguro urebe nzababaza niba ari umubiri wa so cyangwa wa nyoko niba n'amaraso muri kunyirukana hariya so cyangwa ariko aho ya mahame y'iwabo mu rusengero ari cyo avuga oya ariko hari ibintu tuba dukwiriye ari umusazi wacu ndamukunda ni umusaza cyane ari inshuti ya papa rero akomeza nyuma y'uko papa atarayeho agakomeza kuza kutuganiriza kera rero ngo yigeze kubwiriza abagore abwirije abagore baramutuka numva amututse yari umusaza ugena n'inkona bahuka amara bahumuragura nuko kera kabaye aza kuza mu rugo mama aramubwira ariko muze ati kuki urwana ariko bari abantu ntibarimo abazima uretse kuba narababwirizaga imyaka mfite yonyine ibemerera kuntuka uri kubyumva icyo nazanga kuvuga hano ntabwo ari byiza kugendera mu kigara abantu benshi bagendera mu kigara niba koko narindi kumwe n'abantu b'abarokore bumva ijambo padiri agasoma muri Bibiliya ijambo runaka ry'ifunguro mu ivanjiri ya Luka abantu bakumva icyanditswe njye cyatumye njyayo nuko numvisha icyanditswe pe nicyo cyatumye mpaguruka njya ku murongo ndahazwa nari ntegereje ko padiri avuga ati biti kuko nabonaga baryana inzara nese padiri ariko kumenya iyo yibeshya akabivuga nari kumwaka n'amaraso ntuganigere uzane n'amaraso ko wavuze ngo na Yesu ese ko bari umuko muri umubiri gusa barya umubiri gusa amaraso yo ntago basoma uzabaniga reka gice nuko woroshye gusa tuzabifataho umwanya hari ibintu byinshi bisoma muri kiriya cyanditswe abantu bameze nk'abafashe mu mutwe ariko atari nabyo nagiye nsura maze kujya ku ifunguro mu madini 3 ubwo nagiye abarokore bo aho ngeze hose ntago narisiba aho ngeze unarimbujije dushobora kumerana nabi noneho kwa padiri ho rwose bararima nta kibazo iyo ngezeyo hanyuma nagiye mu bahamya aho nsanga ntibarya bo ntago barya ifunguro bo ntibarya barahererekanya nyabo gudeze ufata agacapati umwe akagahereza undi akagahereza n'ubundi ngo ni ukwibuka ntago barya tandanse ni ukwibuka ntago bakarya abahamya bari badukurikiye birangira kagiye he barahererekanya n'amaraso ngo keretse ngo bafite ibintu byinshi bansobanuriye ngo arengo bya 144 ngo bizabana n'abandi ngo bizacira imiryango ya 10 ya Israel ngo yuriye ubugiye ku iyo liste muri 140 bya 144 karabaye babinsobanura nyuma ariko ndashaka kuzasoho nka urya niba koko nkica nko ku ntebe ya mbere agacapati pyo nka kamiraga hoya kandi guhererekanya bo barahererekanya rero tuzagaruka ku tuzavuga ko icyo kintu cy'ifunguro ya gato turi ku bukungu kandi turabutindamo ngira ngo ibi biragendana naho isi igeze mu ikoranabuhanga biravugwa ko amarobo ari ku rwego rukomeye y'abagore yatangiye kujya ku isoko cyane n'ibihumbi 7 gusa nabibonye n'ibihumbi 7 byashizwe ku isoko oya ni 7 wenda ashobora kwiyongeraho ibya shipping 7,000 by'idolari yego 7 ugahabwa iryo robo
ni robo uraryita robo ariko ni umugore ikintu cyonyine ridashobora gukora nabonye ni ukubyara ariko ibindi byose rishobora kubikora ibyo mu rugo guteka iki ni umugore nabonye ari product reka mvuge ngo nziza nta kundi nayivuga kuko ni product ifite tekinoloji iri hejuru ariko nanone ntabwo navuga ko ngo n'umwana ugiye kumwadobuta ryamurera neza ryamurera rwose nta kibazo kirimo gusa bishobora kuba hashobora kubaho revoltage urabona hari ukuntu n'umwana ateje umubyeyi umutwe agahita amwasa nk'urushyi ku buryo nayo yagusekura se nayo ishobora gutekereza ikaba yabikora aha rero icyo navuga ko iyi tekinoloji ya Elon Musk ni product nyinshi ari gusohora ndetse ziri kujya hanze nk'iki gihe abanabonye abagabo benshi batangiye gukora ama request abagabo benshi bari gukora ama request y'aya marobo ndetse muri Kenya ho ngewe mwaka ushize nibwo nabonye umugabo yavuye kwizana uko byagenda kose niho isi iri kugana hari ibintu byinshi niba mubyibuka hari navuga wenda cyo bita hari abantu benshi bajya babona ikintu bita ngo Simpson predictions Simpson ubundi iyo Simpson ni nka cartoon film ikunda gucaho muri Amerika ariko bakunda kugenda bavugamo ibintu bya prediction nakubwira ko hari na video hari yigeze gukinwa neza bakora umuntu umeze nka Trump tente imeze nka Trump kuri ari meze imisatsi n'ibiki kandi Trump yaratarana bana president ariko bakora iyo prediction ndetse rwose urabona ko yabaye abantu bakunda gusoma ibintu bya Simpson prediction ngira ngo hari heruka gukina ibyo ibintu bita ngo humanism human machines aho bakora umuntu nyine bundi uyu muntu tubona agomba kuba maneuvered bo barangije kubona yuko ibyo byose umuntu afitemo faiblesse zimwe na zimwe babonye hari ibyo adashoboye mu mitekerereze cyane cyane ko imitwe yacu ifata mu mutwe gakeya cyane harimo mu bijyanye n'ingingo umuntu bazaba bamanuveye tubare bashobora kumanuvera ibice by'amaboko yawe wajya utera nk'ingumi uyiteye umuntu neza ukaba wanamuhinguranya hari utuntu twinshi tuzakora ariko cyane cyane bitaye ku gice cy'ubwonko hariho abantu bateganya ko bashobora kuzashyirwamo za microchip ari byo abarokore bagira batinya cyane ko byabaye intambara abarokore benshi babigize intambara ikintu cyonyine nabonye muri ibintu by'abarokore navuga ko kitari cyo ni ibijyanye no kubategeka kubishyirwamo ntago azaba ari itegeko ni itegeko riri indirect ni competition turamenyereye imibereho yacu igizwe na competition igizwe na competition gute hari urakora abantu runaka mwegeranye bakoze ikintu nawe ugira ishyaka ryo kugikora reka mbivuge gutyo iyo ugize ishyara bari ibintu bibi ariko iyo ugize ishyaka burya nta shyari ryiza ribaho ahubwo baryita ishyaka mu kinyarwanda niko navuga rero niba mara kurenuvera umwana wanjye uri kumva ariko umwana wanjye ukabona ukuntu ari advanced kwa ukuntu programming ku myaka 9 ukabona amafaranga ari gukorera ku myaka 9 ndabikubwiza ukuri ko bizaba ari indirect order bizagusaba ko nawe ufata umwana wawe ugenda umukore muri ubwo buryo kugira ngo agere kuri performance ifatika nk'iyabandi bana kuko wabonaga ari usigaye nta tegeko ririho nta bintu by'itegeko byo kuvuga ngo genda wikoreshe gutya cyane cyane ko bizaba ari n'ibintu bihenze ariko abakire bazabikora banuverating abana babo ku buryo umwana we mu myaka 10 utazasanga afite hari PhD holder yigisha muri kaminuza ubwo so waho azajya kwiga bangana ni ikintu cyo kwibaza angani hari ibintu byinshi biri kuvuka mu iki gihe ariko nkeka ko ntago bizaba direct order nkuko tubitekereza ahubwo bizaba ari indirect order aho influence uzarebe reka nkwereke nabonye hari uburwayi nabonye bukomeye cyane cyane buri mu rubyiruko reka mbivuge nabibonye mu rubyiruko cyane ubundi ni uburwayi buriya sinzi na mu Rwanda ko aba psychologist barahari benshi abahari bano baganga baganiriza abantu barahari sinabona n'umwe ngende barahari benshi banza njya mvuga ntiwazapfa kubikora nubwo nta byiza uya barahari icyo taba mu Rwanda dukwiye kuzakora reka gikubwiye inyuma ya kamera kuko nyikubwira no kuri kamera hari abantu benshi bacanye ku maso bashaka guhita bagira gutya bakavuga bati mbega umushinga mwiza bakawikorera nzakubwira inyuma ya kamera ndashaka kuvuga ni indwara yateye muzayibona ni indwara yateye yo kwamamara
aho umwana afatwa n'indwara yo kwamamara ari nko mu myaka 14 kubera iki influence kwamamara ashaka umusitari ashaka umusitari yego influence ikamufata ari muri 14 imyaka mibi cyane adolescence iyo influence imugezeho hari ikintu kinini muhindura uzabibona hari umuntu ujya imbere ya kamera gatukana cyangwa se akagenda agavuga ibintu biterekeranye ngira ngo wa mu docteur mugenzi wanjye yirirwa baha warning docteur akirirwa avuga ati nyamuneka usigaye uvuga ubusa ari mugenzi wanjye wa undi ngo naba muri Canada yavuze ati koko nari nsigaye mvuga ubusa darabukunze uri kubyumva abaye warning iriya ni indwara ntago usanga umwana ikintu cyose ashaka ngo ari uko abantu bamenyekana urabyibuka uwateye inkweto Bush urabyibuka uwakubise urushyi Sarkozy ni Macron ni Sarkozy da banza ni Sarkozy na Macron sinzo na Macron bararumuhaye iriya ni indwara ikomeye kandi mu Rwanda ho nabonye iri ku kigero gikomeye yego ni indwara navuga ngo ikomeye hari umuntu uri twumva ari directeur mwana ubutare kugira ngo amenyekane muri kaminuza yagiye kunya hejuru y'ikigega uri kunyura ngabona gatazamenyekana bibaho umuntu neza akavuga ati ngere kamenyekane imodoka za His Excellency zanyo agatora ibuye akayitera ngo nukumenyekana iriya ni indwara yo muri generation iriho mwo kandi mbi ituruka kuri influence rero ikintu cyonyine navuga nuko uko ubona umusitari bitandukanye n'ukuntu ababaho reka icyo kintu gisobanura ntago Lady Gaga uri kubyumva cyangwa nde ajya muri family party cyangwa mu rugo bari hana nabandi ntago usanga mu rugo bambaye ubusa they are just parent bafite abana sibyo bafite ukuntu okay keretse abagizweho wenda n'irindi hungabana ko nabo bajya bagira ibibazo by'abiyobyabwenge hari nagiye mbibona ni ibintu byo kwamamara n'ibintu biteye ubwoba cyane ni indwara ishobora gukura najyaga badi hano sindi nakunda guhagarara hariya kuri TDMR imbere umuntu wo bita ngo ni umusitari ntazi runaka najyaga kumva nkumva wenda nk'umuntu twajyanye n'uvuze atarinjiye ayinjiye muri TDMR akabanza kwambara ingofero agashyiraho umupira kandi Kigali n'uburayi nta muntu ubukure wishizemo ngo barakureba ngo bagugurikiza amaso none ugiye kwihisha ngo batakureba kava muri bakinjira muri TDMR asesera yirukanka ngo abantu baramureba iriya ni indwara ikomera cyane indwara yo kwamamarira komera abantu benshi warashe Donald Trump uriya mwana ubajeje muri 7 nubwo nda CIA nibitari biri inyuma ushobora gusanga bituruka kuri ibyo bintu byo kwamamara ntago uri ibintu byawe urubiri inyuma n'ubundi ni indwara ikomera cyane ndetse ababyeyi baba bakwiriye kuyireba bakayireba mu mwana ariko ituruka kuri influence z'ibintu umwana agenderaho buriya umuntu uko influencinga ni ubawe nkanjye ndi influencer wanjye ni Apostle Paul ni nawe mu Kristo ndiwe sibyo ni nawe mu Kristo ndiwe ndi umuntu utabaswe n'imigenzo n'amategeko yanjye wibereye kwa Paulo niwe donc mu mahanga yose biragoye ukora ibyo gukirano yego biragoye ko Apostle Paul icyigisho cya Paul biragoye ko nshobora kukidevia mu gihe yaba yaragikotinze ariko nanone biragoye kunyumvisha ikindi cyigisho Apostle Paul atakotinze ngo ngiruka ariko nawe yabivuze gutyo donc umuntu ku influencing umuntu niwe ahanini umuntu abaho ahanini uzareba umuryango wajemo ikintu bita umusirikare uyu akamusirikara akambara ranka rinini ushiduka umuryango wose bose barashiriye muri military kubera iki uko influencinga ariko icyo gihe byaberaga mu muryango influence yaturukaga mu muryango sibyo ariko ubu dufite ikibazo cyuko social media ihera umwana ahera ku myaka 15 social media ikamuinfluencinga nshaka kuba Rihanna nshaka kuba Justin Bieber yego ngomboze wo nibuka wina ntibakurenganya muri entertainment nshatse kuba ariko ari wo nkunda Rocky nshatse kuba wenda Rocky sibyo umwana akagenda kangirikiraho sibyo kubera influence iri hejuru rero ni indwara ikomeye cyane niyo mpamvu nari ngwaje ngo ariko mu Rwanda haba psychologist kuko aba nabana n'abakiriya
bashobora gufata ibintu byo kuganirizwa. Rero warumbaje ndimo kuvuga kuri bino bintu bya Simpsons prediction n'ibi bintu by'ama artificial intelligence twageze ko ari amarobo akoze muri artificial intelligence. Hari umuntu wankose gushize nakunze avuze ngo n'ubwenge buremano. Okay, ni buremano nibyo iko yabivuze nuko nibagirwa mu sans kinyarwanda n'ikiba cyo. Aha rero muri ibintu biri gukorwa sibyo tugeze mu gihe gikomeye aho niba wikoreraga imifuka nta myaka 5 ufite yo kwikorera imifuka mu Rwanda. Ekubwo nanjye nkireho Musahozi prediction nta myaka 5 mu Rwanda ufite ushyira umufuka ukawunaga mu modoka ntayo ufite ntawe uhereye muri uyu mwaka turimo tuzageza 2030 nta muntu ugishyira umufuka ufite stoke aba afite robo ribasha kwikorera ibiro 300 wowe mu gihe ugihanyanyiriza kuri senkano kirari nazo utapfa guterura wabyumvise izo prediction zose na nk'ubu ngubu niba tubare urabona hajemo replacement noneho yo ya sex replacement y'imibonano mpuzabitsina ariko navuga ko aya marobo ahanini abagabo bari kuyagura nabagize ama divorce menshi nabadashaka consommation abagore kuko ngo buranga umugore arakonsoma cyane ngo ku rwego ruri hejuru kuko 7,000 aguze iryo robo ikiba gisigaye ni charge n'ay'umuriro ni muri cash power niko navuga wenda n'izindi maintenance byo byose kuva ari icyuma n'icyabura ama maintenance n'icyo ariko ngo ntibihenze babyita ngo ni economic wife economic wife ni economic wife. Okay, Rubona rero navuga imifuka niba wayikoreraga tekereza ikindi kintu cyo gukora imifuka imyaka 5 ugomba kuyikorera. Hari robo izabyikorera binarenze 5 cyane uri kubyumva. Icyo kintu nyivugiye niba uri mwarimu sibyo hagiye kubaho amarobazi yigisha neza cyane arabibonye abasha gusubiza ibibazo byose umunyeshuri kandi akamuha iki akamuhereza iki akamuha details zose mu minota mike akanumva. Yego robo ihagaze mu ishuri iri kwigisha ibasha kwigisha umunyeshuri neza kurusha uko nateranya abarimu b'ikigo cyose ngabashyira mu ishuri rimwe bakigisha ishuri rimwe na directeur arimo baratashya abarimu nabo kuko uri kubyumva. Iyo rihagaze imbere umunyeshuri akaribaza atari ko photosynthesis ni iki risobanura photosynthesis ikishobora no akaba yanamubwira no ku bindi bihingwa byabaye extinct byagiye bibura. Ubwo photosynthesis abize biology nibo bari bumenye byari. No kuvuga ngo iri robo ryigisha neza. No kuvuga ngo nk'abarimu rwose nta gihe kinini niko nabivuga. Nubwo nabonye ministeri atanga itangazo nyamuneka ntimunakiyandikisha mwamenye ubwenge. Nabonye bari kuvuga ati mwaje mukiyandikisha ku karere abarimu babasimbura. Nabonye abantu batakinakina ntawe ujye kumara iki ndabona kwigisha bigiye kuzaba nka service n'ibindi. Service uzi icyo bivuze ndi kuvuga urabona nk'umupolisi cyangwa umusirikare burya ntago yakabaye umusirikare nimukabyishyiremo ngo muvuge ko ari akazi. N'abantu babanye mu gisirikare ntago bitana colleagues wabyumvishe. Abantu babanye mu gisirikare bitana comrades kuko icyo bakora saka is not work is service. Ni servant batanga service n'aba servant ni bamera nk'abaja niko navuga kugira ngo ubyumve ni servant. Okay ndabyumvishe uri kubyumva ntago bakora akazi bigendeye ku mushahara bahembwa. Niba mubyibuka abagabo basanze Yesu bakamubaza ati ariko nkatwa abasirikare tuzahembwa dukora iki kugira ngo tuzabone ubwami bw'Imana. Yesu arabitegereza areba ukuntu bahetse inkota areba ahantu bari kuna abantu mu mifuka yabo bafite amakuta avuga ati abagabo bashatse banadusakira. Siko yatekereje muri Yesu yabanje kubitekereza uko byagenda kose. Aravuga ati abagabo bashatse ikintu ntibwakwira batakibonye bafite inkota bafite imyitozo bafite icyo. Aravuga ati munezezwe n'imishahara yanyu. Abasirikare n'abashuje cyane munezezwe nako kanuza baba kuko yararebye abona abantu bafite imbunda abantu bafite imyitozo
bavyukira kuri muca bajya kuri beneri bakavidura. Ari igihugu duturanye hano ngo umugabo umwe ari mu mbuto sesese ko wazabanga koko umwe ndo wazabanga Vincent yaravuga yabwiye abasirikare ngo nguhemba gute ufite imbunda Desile naguhaye imbunda none nongere naguhemba genda wihemba ajya kuri Beka man uri ko yahita kuri Beka direct uri kunyura rero nicyo nakubwiraga ko iriya ntabwo ari imirimo ugereranyije n'amafaranga bahembwa n'akazi akora wabyumvishe ntabwo ari imirimo ni serving it is serving nubwo ibi ababajura bandi bo mu abajura bandi bishe inyuma yako kantu ngo ni servant of God tubasuje bene wacu ndabashuje bari abantu bazi kubaho bakoresheje umutwe ndabashuje cyane bari mu muhamagaro biyita ngo ni servant of God wabyumvishe nyuma bakaka nyuma bakaregera imishahara nuko wigeze wumva umusirikare waregeye umushahara tambitsemo akana ariko servant of God mukanya bakavuga ngo mukanya ati ko twatangiranye umurimo waraturiye ndabasuje ho mwidini muraho urumva ubundi rya jambo servant byaba byiza bikoreshejwe nko muri action militaire ni ryiza cyane kuko umusirikare kamubwire umusirikare ugeranyije amajoro abarara wowe utuye Kigali utuye aho utuye ngewe reka nkubwire urugero rworoshye najyaga iyo ugeze Gatuna saa 9 z'ijoro bakwaka pasiporo kugira ngo ubashe kuvuga izina ryawe amenya bari gukomana ntibyoroha kubera imbeho ariko my friend umupolisi abahari kugira ngo iyo mbeho inyice amafaranga wampa inyice ukwezi kwa mbere kwa kabiri ntago wayabona abo rero nibo bita servant of God uri kubyumva uwo niwe twita umuservant abaja ba Kristo uwo niwe twita servant ngwaye urugero ubwo simvuze abari muri Nyungwe bareberera kibira ngo uri kubyumva atagira umwanzi winjira abo nabagabo sibyo they are servant uri kubyumva bahetangiye umurimo wabo iyi saleri ikiri 3 11 50 uri kubyumva tubakurire shapo kabisa uri kubyumva man abo nibo twita servant bari ntago bahura ngo bitane ngo colleagues uri kubyumva ariko hari bavuga ngo nango they are servant of God they are serving what so gikunda kuvuga ngo umurimo w'Imana no kwizera no se sigwijambo y'Imana ivuga umurimo w'Imana no kwizera icyo bamubajije ngo dukore iki umurimo w'Imana no kwizera Yesu rero yitegereza abasirikare areba ukuntu bambaye impoho areba imyitozo bafite dore ko ababaroma babaga ari abasore beza cyane arababwira ati munezezwe n'imishahara yanyu kuko imishahara abasirikare itabaneje bajya kuri banki bajya kwihemba babyuka yawe atakiri bafata impoho bakajya kuri banki n'abarimu rero bashobora kuzaba basaba abarimu rero nabo buriya umurimo w'ubwarimu nabwo ni serving nshobora kuwufatamo nk'ahari serving bitewe ni iminsi ministeri yagize gutya yongeraho banazeho akantu ariko nabo icyo mvuga ko nuko abarimu nabo bagiye gusimbura bari ku rutonde rw'ababanza abarimu cyane n'abaganga abarimu bari ku rutonde rw'ababanza nta ubundi se bagize ngo umunyeshuri wese afite telefone nta kuvuga ngo umuntu wenyine ushobora kureba igisubizo akaba yamenya ko icyo gisubizo cyasubijwe hakoreshejwe ChatGPT ni robo abandi bose aho mwicenda bashuje birwa babahereza ibyo ChatGPT yabahaye akuze ko hari ibyo ariko robo nizajya biri muri class nizajya yigisha ikore supervision neza n'igisubizo ibasha kukireba kwa cyakuve mu mutwe imenya niba cyakuvuye mu mutwe cyane niba kitakuvuye wanagikopeye cyane abarimu nge mbashyira nko ku rutonde rwa mbere rw'abantu ba mbere bagomba kubura akazi bagasohoka mbere y'abandi bagomba rero gushaka nta kindi abarimu bagomba gushaka ikindi kintu bakora niyo mpamvu integuzi baho if you are a teacher you have to look for something else ugomba gushaka ikindi kintu
uzakora mu icyo zitazakora ariko nanone hari n'ibyo zizakora urabizi neza hari ibyo tuzi ko zakora neza dushobora gukora ibijyanye n'imibanire twazirusha sibyo ibijyanye no gukora ibijyanye no gutekereza bro no gutekereza kuko zo zirifaringa kuri mudasobwa sibyo ibijyanye no guhanga udushya sibyo dushobora kubikora neza hari ibintu twe dushobora gukora sibyo zitakora rero icyo dukwiriye gutangira guhanga amaso no kureba twebwe icyo twakora zo zitakora so bivuze birumvikanye aha rero abarimu rwose nibisohora bazavuge nanjye ubwo ndahanuye abandi biga ubuhanuzi batangire bige abiga ubuhanuzi batangire bige bandika ahubwo bati uwitwa Robeni Musawo yari yarabivuze buriya reka nkwereke reka mpugura abakristo ikintu kimwe cyonyine Satani amenye nahashize icyo cyarakimenya pe ahazaza ntahamenya nicyo kintu atamenya niyo mpamvu insengero zose ugiyemo iziri i Kigali ndamushuje Dr. Nuzapa Bishop Kakande ikintu cya mbere abana ba pasiteri babatwaza mwese ni ukumenya ibintu byababaye hashize uriya ni umwuka wa Satani it is devil's spirit umwuka wa Satani umenya muri 95 igihuru muri 94 igihuru wari wihishemo byumvishe umwuka wa Satani umenya muri 85 sangahe aho waruri uri kunywa icupa rya Primus ikakubwira na nimero y'iryo cupa abyumvishe ariko Satani ntabasha kumenya ahazaza nicyo kintu cyonyine cyane nicyo kintu atamenya iyo aza kumenya ko Yesu napfa biri bube insinzwe ayo makuru akayamenya aba yarashyizeho garde president aba yarazanye abagaride bo kurinda Yesu yari gutuma mu yari kubwira Herode na Bishop Kayifa ati aho kugira ngo apfe urapfa ako kantu ko ngatekereje ngasanga ariko uri kubyumva icyo kintu cyo nyibabwira iyo Yesu aza kuba iyo Satani aza kuba amenya ibiri bube uri kubyumva iyo aza kumenya ibiri bube aba yararinze Yesu ariko uzabirebe ugeze mu rusengero araba apotre njya mbona bo muri Zambia nahi aravuga ngo kana si wowe ufite umubyeyi witwa gutyo wapfuye ku itariki ni nicyo kintu iyo rero nk'umugore cyane cyane abagore iyo babwiye gutyo atavuga ati Imana uranzi ni ukuri ko Imana uranzi pe uranzi kuva nyivuka uranzi kuva nyivuka kuko uwo mwuka wa Satani ariko hari umwuka hari ushobora gukoresha ikoranabuhanga umupasiteri mwiza ufite umuhaka ashobora gukora ibyo bintu ufite umuhaka mwiza sibyo ko nkanjye wantumiye ku rusengero nshobora kuza nkaba narondora ibyo babyita ngo no kurondora nshobora kurondora hafi nk'abantu 5 mu rusengero rwawe warantumiye mbere y'ukwezi ngera barondora nta kibazo kirimo uwo mwuka rwose naza nkawukoresha ku buryo mwese nsiga mwapfukamye n'amaturo amerekeza mwayampaye shuwaze ni ibintu bisanzwe turabone nibikuza ufite urusengero ubyumviko niba ufite urusengero ndabyumva ukantumira uti Musawo ku pastor Musawo ku cyumweru uzazubwiriza niho uzabwiriza ku cyumweru n'ubundi bawantumiye n'ibintu bibiri nshobora kukwaka ubushuti kuri Facebook ubwo bushuti nkwatse kuri Facebook wabyumvishe kuko uri pastor umaze igihe kinini ku rusengero runaka abantu runaka baza ku rusengero iwawe bakomentinga ku bintu wapostinze kuri Facebook urabazi ni membre n'ubundi bo mwitorero si uburyo bwiza ngiye kubahabwa umuhaye ubwo nanze urugero rworoshye nshobora rero nyuma y'uko umpaye ubucuti ndaza nkareba abantu b'inshuti zawe nkarebe se post ukora zo ku rusengero bavuga gutya babandi bandika ngo uyu munsi Imana twahezagiwe yego babandi noneho nanjye ngakuramo 5 banyeneye sample size abantu benshi nahitamo namara kubahitamo maze kubahitamo neza nkavuga ni kana 5 nkajya tamvisitinga profile yabo bantu byibura nshobora kubona amakuru kuva ageze muri segonderi birthday yawe nayimenya
sibyo simwirwa mu postinga hose yego happy birthday kana uri kubyumva ubukwe bwawe nabumenya nkamenyamo n'umuntu runaka igihe buba igihe bwabereye yego nkaba nanareba umwabye mushyiraho amagift n'ibiki sibyo biranyoroheye ko ngeze muri rwo rusenge abantu 5 nafashe ntabwo naburamo 2 baje kandi 2 sample ibihagije kugira ngo mwese muhite mupfukama yes namara kumubona usa n'ifoto muri ba bantu bose muri profiles nizeho avuga ni sowe kanaka ufite gira anniversaire ku itariki ku ikigeni wari ufite anniversaire uri umugore wari wambaye umwenda utukura umeze gutyo uramwibuka ukasama uti manu uranzi we ndabashuje manu uranzi ndabashuje ariko uzaje kwivugira ibintu by'ubukungu ariko bara okay Robe ibyo wenda reka dufate umwanya wabyo cyane ko dufite n'abantu benshi bidusaba tunabonereho kwibutsa abantu wakumva afite ikiganiro cyangwa igitekerezo yatanga muri ibintu byacu twe tumuhaye ikaze hano nta muryango ufunze iyi ntambara iki cyorezo uyu muriro urasiga ubukungu kihariya okay update meruka ni 100 billion ubu yamaze kugera hafi ku 150 miliyari 150 y'amadolari tavuga miliyari bakagira namwe yacu nakareka ni miliyari z'abanyamerika bivuze ngo mu Banyarwanda ntiwabona imibare calculatrice yashyiraho yashyiraho ubundi genzi ko iriya ivuga ngo impossible sinzi niba hari undi muntu umuntu usobanukiwe iriya calculatrice ishyiraho kuyibara binaniranye amafaranga nta muntu wayabara none izo urumva hamaze guhungabana ubukungu hafi 150 kandi bikivugwa ko bikomeza kubera iyi minsi irakomeza biracyakomeza kwiyongera umusibe ejo bitcoin yavuye ku 100 iramanuka igera ku 90 hafi gukora kuri 89 Ethereum iva kuri 3900 iramanuka ikora kuri 2900 yenze gukoraho okay izira recovering ariko uko icyo navuga cyo ni kimwe hari abantu runaka bavuye mu isoko rya crypto batuye Los Angeles nago baba urimo kwirukanga ibintu nibi uri gushakaho kuba ngo ubone umwanya wo gukora trading no kugura ibintu nibiki so hari ibintu biri affectinga industry yose yako biri affectinga ubukungu bw'isi busanzwe uri kubyumva ubukungu bw'isi busanzwe kuko buriya America is a powerful country sibyo niba imaze gomba 150 bivuze ngo igihugu ako cya gihugu cyo cyaranayanze abashingana igihugu cyacu cy'abashingana bano duhana imbibi banzi iki nigeze kumva ngo president yanze inkunga ya IMF biri serious yarayanze wa mutipe ujye ukura ibirayi ku musozi cyane ko abarundi bo baranabwira cyane ko abarundi bo baranabwiranye ngo bose hafi y'abantu umuntu wese ufite smartphone Burundi afite pai uravugisha ukuri ndababwiza ukuri abarundi nibo bantu ba mbere bazifite amakuru kuri pai kandi bafata nk'abantu bari inyuma muri technology uravugisha ukuri na kugeza ubona president bizi they are there waiting barategereje aho gukiraho ntabwo nkuvangiye twamaze kumenya ko uri buze kukigarukaho abantu ba machande ni machande baba machante hariko bigaragara ko nubwo bino bintu abantu benshi batabyinjiramo muri politike ngo bisobanure twamenye ko hari abayobozi bicaraniye amakuru bakora akazi kabo neza nubundi rega urumva uretse nkatwe umuntu wananiye abandi ntabwo bivuze ko ari ngenge nyine ufite ubumenyi hari abandi bantu bicaye bakora utuntu twabo gakeya bitonze ubwo byumva rero icyo navuga ku bukungu en general ubukungu nari ngiye kuvuga ku bihugu bifashwa na Amerika niba Amerika imaze kujya kuri burden ya 150 billion hafi kimwe cya kabiri cy'umutungo wa Elon Musk nicyo cyatuma byibura iriya situation iba covered ko Elon Musk ubu yageze muri 400 billion we yabasha gukavaringa kiriya kintu ashobora gutanga nka desa bagakavaringa ibintu byose shobora ko yatanga ntabwo yatanga tukana umujyi wahita witwa yahita Elon Musk City ariko nagira ngo numvishe abantu kuna amafaranga ari menshi sibyo icyo navuga hano rero nuko ubukungu bwahungabanye amafaranga yagiye ahungabana Bitcoin yamanutse ariko ejo nabonye yongera recoveryinga na Ethereum ariko
still nkurikije uko trend zazo zimeze nari ntegereje ko nikora kuri 89 nari ngiye guhita postinga abantu bashuti banjye b'abagande guhita bakora icyo bita sell tukagura imanuka ariko igira resistance ikora resistance aho hantu igira imbaraga isubira hejuru bityo prediction zanjye zipfira aho ngaho mu hagati kuko trading ni prediction ugomba kuba ufite ibintu runaka uri gushingira ariko izo prediction izo to designing ntiziba zihagije cyane cyane ko ibintu bya crypto industry ikunda kugirwaho effect n'amakuru ajyanye n'ubukungu hari haje n'amagambo avuga ngo uko byashoboka byose ngo wasanga ngo na Pi Network n'ikicaro cyaho cyahiye harya nacyo kiri muri California kandi California ni hafi gato na LA ni ibirometero nka 350 ngira ngo 350 ngo sinkani ni Gomara 350 oya igomora harenga gato harengaho gatoya ugera hafi zacu nicyo mvuga hano no kwibaza ngo haramutse haye nayo yabirangiye oya system ntagishe Pi Network ni it's a crowd business ni business ni crowd ntago yo operatingira mu mashini y'umuntu runaka nubwo yo operatingira mu nzu y'umuntu runaka ntago ari uruganda rukora imigati ngo wenda ngo imashini zirashya ikintu cyose kiri kuri server online so rero nubwo haboneka gushya keretse cyakora wenda nka ko team yose hiriyemo nibwo tutamenya amakuru iyo uvuze ko team uvuze iki ko team ndavuga abakozi bakora ko Pi Network ifite abakozi 35 ikagira headquarter 3 ifite headquarter muri Amerika aho muri California ikagira indi muri Asia no muri Europe ifite yo ama headquarter ntabwo ari ikintu gito it's not something small okay urumva ko yagerageje kujya hano muri Afrika niho honyine ariko urabizi badufata nk'ingurukira ariko uko byagenda kose nta tuntu tw'udushami natwe twatugezeho dushobora kubakora naho rero ntago umuriro washaka ku affectinga na gato Pi Network kubera yuko Pi Network is a crowd business ndetse n'izindi crowd business zose zakoraga muri LA harimo amabanke ko banke nazo bari crowd business yako banke zishobora kugirwaho n'ikibazo banke zo zarahiye zishobora kugirwaho n'ikibazo cy'umuriro banke zo zarahiye amafaranga menshi amafaranga ashobora gushya yarahiye bishobora kujya ariko nabyo ni ikibazo nacyo kiyeho cyo kudakoresha digital money iyo tuba dukoresha amafaranga ya digital ibyo bibazo by'umuriro n'ibiki ntabwo byari kubaho yo kuvuga ngo watwitse hari abantu nzi benshi mu mujyi bagenda bakabikudushanda tw'udufaranga inyuma hashya ukajyona umuntu ari kurira batari kuze kwiranzo nta kintu cyari kirimo uriya muntu ukorera cyane kumbe wowe ntumenye ko yari afite magajanda ahantu runaka yanze kukajyana kuri banki aho yanze kukajyana kuri banki ati bya banki ntitwabyize uwo mu gitondo mobile money yanze gukora abantu barize nagize pressure nari nateze umumotari ngira pressure ariko sinzi ukuntu nabikoze mbona tumanye nk'iminota 10 mbona birakunda hari abo byanze byabaye ibibazo kwanga kuri yabyo ni ibintu bituruka kuri ya third party mbabwira haba hajemo icyo bita human error error y'abantu atera birabi amayereri y'abantu runaka babikora muri iyo systeme cyangwa twebwe bari service umuntu abantu bakora abantu babikoramo umuntu n'umuntu ashobora kugira erreur mu program ashobora kugira bishyira kitso akashyiramo virgule kandi muri programming biba bivuze ikindi kintu gisobanura ashobora kuyo point virgule ashobora kuyamira icyuga za connection birabavuga ngo ni abari amayereri abaye niba nta kibazo cya fibre optique kijemo nta kiri abari human error abari amakosa y'umuntu yakoze kuki tujya muri banki bakabwira ngo ntuza ngo connection ngo zapfuye kandi ubona internet iri gukora connection muri banki bavuga yapfuye ni abari connection isanzwe mu supplier internet internet niba yapfuye ntabwo nukuvuga ngo niba tubare hano wenda cya kigo kiguha internet hano nubwo nta kintu cyaduhaye sinakivuga niba cya kigo kiguha internet hano internet yabigenda nabi computer za banki zakora gute nabari internet isanzwe umuntu basuplying internet niwe internet nibiri gukorana okay twisubire muri Amerika rero ubukungu burahungabana pe ndetse iki kintu nateroze ntekereza kuri programme nzahura bukungu cyangwa bisa nkaho Amerika nta mahirwe isigaranye uretse ku boostinga Pi Network
uravuze ngo navuga ko ari nkaho iboostinze Pi network byafasha kuri coveringa kiriya nakwita nk'igihombo. gute serube none uranshanze Gute? Reka nkubwire ikibazo. Reka nguhe urugero. Nsohoye amafaranga avuga nti aya mafaranga ndasohoye. Sibyo? Kuyabona ifaranga baribona gute? Sibarigura. Uretse ubu twakoze ku mininga, icyo twakoze yari contribution yo kugira gute? Twakoze contribution yo kugira ngo ifaranga rimenyekane. Wa 100 miliyoni 100 ubwazo zifite application, sibyo? Ariko open main network ibaye nta muntu uzabona Pi kubyo bita ubuntu, nubwo njye nabyemera ko ari ubuntu muri time investment. Ntago bizongera kubona umuntu uzagenda ngo mining Pi agire gute. Ntago bizakunda. Ntago bizakunda kuko icyo gihe umuntu wese ubona ifaranga ararigura. Look at Bitcoin. Reba Bitcoin. Uyibona gute? Hari uyimininga? Ntago. Uragenda ugafata $100 zawe ukazishyira kuri crypto bank ukazivunjamo Bitcoin. Nuko ubona Bitcoin. Bitcoin ntago uri kumva inyungu. Ayo mafaranga yirayabara yikaguhereza just amafaranga, sibyo? Ndemeza neza ko America boost inzira project ya ibaye launched izagurisha Pi net, izagurisha coins nyinshi kandi zabiri kuguzigurisha mu mafaranga dufite yacu y'ibihugu. Ndabyemera. Nose nivunja wibwiye ko nimara kumenya ko Uganda n'urugero rwanjye mu Bushinwa naranguragaho rwemera Pi, sibyo? Nzajya gutona umurongo mucaka amadolari, ahubwo nzahamagara ikuzo ufite Pi mubwire ni wamaye Pi z'amadolari 1000. Wabyumvise? Nuriri indege ngende ndangura ibintu nishyire muri Pi. Za $100 zigiye he? Ndazakiriye muhaye Pi, sibyo? Amafaranga bari kugenda ba connected, amafaranga bari gusarura. Hari ama transaction fees, hari ibiki, kubumva yose na amafaranga nza kandi ntekereza ku isi yose kuko Amerika ni projet yakoze yo gusarura amafaranga ku isi yose. Kamwe nimugakine na Amerika, reka baho urugero. Aba ikintu bita TOEFL murakize? TOEFL? Yego. TOEFL ni iki kizamini bakora kugira ngo test of English ni kizamini umuntu wese akora yashaka kujya kwiga muri Amerika, Canada cyangwa Europe. Akora ibizamini birashaka bibiri. Shakora TOEFL, shakora iyo bita IELTS. Bira bizamini bikorwa ku isi yose. Kandi umuntu ugiye muri Amerika gusa. Uretse ibihugu byo muri Europe. Nibo batabikora. Yego. Bimwe na bimwe va muri Slovakia tujya kuyikora. Uri kubyumva? Kugiye muri Amerika bacuruza kiriya kizamini ku isi yose. Nicyo kizamini kigora. Naragikoze ngira 8 ku 10. Ku 10 nashaka kujya hanze nanjye. Sibyo? Uri kubyumva? TOEFL se mukora ni nko kuvuga ngo programu iki? Ndashaka kukwereka ukuntu ba collecting amafaranga ku isi yose. Okay, ntacyo. Uri kubyumva? Ikizamini ryara muri ambassade hariyo test center ingana gutyo umusozi yirirwa ikosora ibizamini. Abongereza TOEFL n'amadolari 280 kuyikora. Nago IELTS. 280 aho mbiherukira. Ushobora uzabara nongeye. Uri kwibaza amafaranga. Kiriya kizamini cy'icyongereza umunyarwanda ashobora kujya n'inshuro 10 atsinda. Ubwo sura atsinda. Kutsinda babishatse. Baratsinda kandi iyo certificate mara umwaka. Ikarangira kugira Wiki nese bumva ko wakibagiye icyo wakoze. Ese mani n'utwitse wakubaza. Nese icyo nza kumva abantu bazi kukivuga neza. Cyakubwira bafite system bakuramo amafaranga kwisi. Bakoze Hollywood baradusensibiliza. Twese tubaho America, icyo bita American Dream. Yego? Twese tumeze gute turashaka kubaho American Dream. I want to go to America, to Europe, to Canada. Ariko kujyayo ikintu cya mbere babanza gukora ayo mafaranga. Ukayishyura ugatsindwa. Mushuti wanjye twana hari amaze gutsindwa 2. Senyisa yaragiye. Ayo mafaranga na handi ajya ni direct yiyongera kuri bish. Ayo n'amafaranga bakore Philippines, ibihugu byose byo muri Aziya ahantu hose. Ukubyumva udafite icyo cyangombwa na university kwakira muri Amerika. Kandi nabo kikamara kwezi. Kandi umaze umwaka iyo certificate imara umwaka. Iyo umaze ugagera kwa apply ngongera kuyikorera. Ntabwo ugaragaza yayindi. Titi imagine ko ari ururimi ari icyongereza kiragenda.
ugiye ukabaza hari ukakari kode abanyarwanda bishyura ayo mafaranga leta ya Amerika, wakumira wabona ko ari abantu bafite icyo bita IQ ndende. Uri kubyumva? N'abantu bafite icyo bita IQ ndende babanje bakora investment bakwirakwiza ururimi, iyo ni investment. Bamaze gukwirakwiza ururimi bakwirakwiza umuco, western culture. Bamaze gukwirakwiza umuco, noneho batangira na formatting, batangira kuduformat mu mitwe sibyo. Batangira kutwumvisha ibyo tugomba gukora. Burya ikintu cya mbere kibi nabonye cyabayeho ku Banyafrika, kibi cyane nuko umuco wacu wahinduwe. Guhindurwa ry'umuco, umuntu ashobora gutakaza ibintu byose ariko ntahindura umuco sibyo. Kugeza ubu hari abantu bari proud yo kwitwa Abanya-Israel kurusha uko bakwitwa Abanyarwanda. Uri kubyumva? Ndikukumva. Hari Abanya-Israel bagikanani sibyo. Hari dufite Abanya-Israel na very proud of Israel. Israel barasaho stream imwe bakarira. Ngiki? Barasaho igisasu rimwe kuri Israel bagasenga amashengesho nk'ayiki. Ngo bayirashe turabafite. Serious turabafite. Bari proud yo kuba Abanya-Israel kurusha uko baba Abanyarwanda. Hari abantu benshi twebwe tumeze nk'abantu badafite umuco, twahawe ururimi ndetse uzanarebe tumaze guharwa ururimi tubura umuco. Wabyumvise? We are just standard turi abantu badaraho badafite umuco, babaho bakopera ibintu byose. Bigana ngo bari kwiga. Hari kwiga ni kimwe. Kwiga no kwiga. Barashobora kwiga gutwara indege sibyo. Kaba umupilot mwiza ugatwara indege, ntabwo bivuze ko kwigana umuco. Warabibonye iyo nuza iyo urabibona abaperezida perezida Zipping iyo yagiye muri Amerika bugeze bana ama speech akavuga mu Cyongereza. Oya, ntiharanabikora na rimwe. Agenda akavuga mu Gishinwa, biriya nicyo emphasizing culture, umuco. Nabo niba bashaka kumva icyo avuga bashaka umusemuzi. Uri kubyumva? Buriya nicyo kintu abari gusobanura. Uri kubyumva? Ari Abanyafrika bamwe bagiye batakaza ibyo bintu nakwita nk'umuco. Batakaza umuco, batakaza iki, birirwa bakopera utuntu twose hano na hano, ibintu byamvahe na njyahe. Ndetse bari na proud yo kwitwa Abisirayeli kurusha nuko bakwitwa n'Abanyarwanda cyane Abanyafrika. Ukabona baranabyishimiye. Barabyishimiye ngo Umwisirayeli w'iki gihe harya. Sinibaza ngo Umwisirayeli ngo ninjye Mwisirayeli w'iki gihe, ngo ninjye mwiki my friend. Ndabashuje abantu Abisirayeli, ndabashuje abantu bagikanani. Kandi uri Umunyarwanda. Bajye kureba ntuzahutizi ziri kuharasi Kanani. Zahamaze. Rero icyo navuga, reka twigarukiye ku ihungabana ry'ubukungu. Ihungabana ry'ubukungu riri bugere kuri parts zose. Ariko cyane cyane ndashaka ngiye kuvuga ko ryafectinze icyo twari dusanzwe kwita cryptocurrency. Nkavuga ko uyu mupango wa Pi Network ari umupango w'abanzahura bukungu. Muri program n'ubundi bari bafite ya Nesra Gisora. Ariko hano nakaba ari n'umupango wo kuza, navuga ko ari akazi katoroshye abademokrate basigiye His Excellency Donald Trump. Navuga ko bamusigiye umugambi akazi katoroshye. Kuki byarangiye uyu muriro bisa nyamugani nuko tutabijyamo, bisa naho byabaye politike nyamugana, aho usanga abademokrate n'abarepublika basa naho bahanganye. Bari gutwererana, abakristo natwe tuti Imana yabahannye. Ako kantu ko ntago twakumvikana aho twikomereza. Ako kantu ko Imana yabahannye se. Nasa abakristo kandi bagiye noneho ko Bibiliya yabo yanditse ko Imana itazongera gukoresha umuriro, byagenze hariya n'amazi hari. Oya, ariko nanone icyo bari kuvuga cyane bari gutindaho bavuga ngo yabahannye ngo kubera ko bayitutse, kandi namwe mwirwa muyituka sha turabazi. Ntabwo Imana ari umuntu, reka mbibwira abantu. Imana si umuntu. Reka mbivuge gutya, sibyo? God is not like me. Imana si nkanjye. Ngewe ikuzo ushobora kuntuka, wabyumvishe? Aha ni naho abantu benshi bafite ubujiji. Reka iki kintu nkivuge ndiseri. Ngewe untutse ikuzo, sibyo? Ukuntu umeze ushobora kuntuka nkazafata ikindi gihe cyo kukwishyura, sibyo? Wabyumvishe? Kamwe nk'urugero, uzarebe hari amaturo bakunda guturisha abantu cyane cyane iyo mbona nirangiye ituro ngo ryuko uri amahoro. Warangiza kuri tura bakazana envelope byinshi. Warangiza kuri tura bakagusengera isengesho ry'uburinzi.
sibyo umwaka utaha ariko se nta bantu bapfuye mu uwo mwaka kandi baratanze ziriya envelope wenda bashobora kunyaka imibare ako kantu uvuze ko utumye nkatekereza wenda bashobora kunyaka imibare ati hari uwigeze ubona atanga iriya envelope agapfa my friend ntabwo tubona umutego ahubwo nibo benshi bapfuye kandi batanze n'iriya envelope batanze na ziriya uburinzi ntabwo Imana God is not corrupt Imana ntabwo iri corrupt ntabwo umuntu ayiha ikintu kugira ngo ikore ikintu wabyumvishe ikora ikintu mu cyo twita God's will mu bushake bwayo uri kubyumva niba Imana yaragukoreye ikintu ntabwo yagikoze kuko wayisenze uri kubyumva ngo bari ikiguzi ntabwo Imana yakoze ikintu kuko wayisenze yagikoze kuri God's will ushobora gusenga uri kubyumva ugasenga abantu nabwiye mbona ugasenga ukajya ukajya Kanyarira Kadeshi nibagiye n'ahandi ukajya Prayer Mountain Uganda ikintu usengera kikanga gukemuka kubera iki urimo urasengera ikintu kinyuranye n'ubushake bw'Imana la volonté de Dieu the will of God ubushake bw'Imana urimo urasengera ikintu kinyuranye n'ubushake bw'Imana ahantu rero ntago niba bari abantu baratutse Imana God is not like me ngewe ari ngewe if I'm God ngewe yonza kuba ndi Imana ntago wankwaza agati kabiri ntago wanuka kabiri ngewe ahubwo Amerika yose narayi erega si Amerika gusa nahera no kuri White House ariko kuki ujya muri Amerika gusa mani ni urugero nibwo natangaga ko ryo turi kuvugana icyo ndi kukubwira koko Imana ibaye imeze nk'uko aba bantu bari gutekereza Amerika bu ntiyabikiriho White House yakaba yarahiye ariko by'umwihariko Imana si Imana ko ngo ari inzu y'umukirisitu ngo yarokotse se Rode nabonye yavuze ngo ni Loti ariko ubu ntago it's a miracle it's a part of miracle so twigarukire mu hari niza abakisu zahiye niza n'abakisu babayo twigarukire mu Los Angeles yose ari umukristo umwe wenyine rukumbi bro twigarukire mu bukungu iby'iwacu God is not corrupt niba utanga ituro ngo Imana igukorera ikintu uracyari umupfu voilà uri umupfu reka bivuge aho turemeranye niba utanga ituro ngo kwihumanuza ikintu Imana ngo iguhumanura iki kintu igukorera iki kintu you don't know where you are going you get ntago uzahujya kuko ntago ubushake bwawe buforce ubushake bw'Imana icyo ari cyo kintu navuga Imana ngo ntago ubushake nanjye njya mbibona abantu batanga amaturo ngo zana ngo abashaka ko Imana izabagira gutyo uyu mwaka bayashyiraho ukagenda n'urutwe ukarubwirengera ukagenda ukayashyiramo sinkubuza gutanga amafaranga ariko give money tanga amafaranga utexpectinga ko Imana igukorera ikintu ngo urayishyuye Imana urabona nkanjye ngewe uri buze gutanga amamodoka i Kigali n'urugero ariko ikuza akaba yarabanje kuma amadolari 100 nukuri niwe naheraho kuko ngewe wame human being ndi corrupt wabyumvishe ndi corrupt ariko uzarebe turasenga tugatanga ayo maturo yo kugira imutunzi n'iki urabyumvishe abatajya gusenga na rimwe bakatubyibuhana kubera iki ni volonté de Dieu umuntu wese Imana mu umutungo bitewe nuko ashaka ko azakoresha ikintu runaka Robe ubwo rero bijyanye no bukungu ubwo bwahungabanye nabona ikomeje kugenda ndeba ibiciro uko Bitcoin movement yayo imeze ko abatrader benshi banyumva ari abatrader bagira ngo ahangaha umutrader ari kwirinda kwakitinga if you are a trader niba uri umutrader abo twita niba ukora bino bintu by'ubucuruzi bya cryptocurrency trading umuntu ahangaha dufite venom ishobora guhindura isoko ariko nanone tutarakonfirma neza dutegereje kugira turebe se iki kintu cyabaye kiri guhindura isoko ariko prediction zihari nuko kuko reba nkwereke impamvu tuvuga ko intambara ya Ukraine yarabaye intambara ya Ukraine ibaye Bitcoin iva ku 35 igera ku 16 yavuye kuri 35 igera ku 16 ariko intambara ya Ukraine muri bihugu by'Uburayi ibihugu byarwanaga bifite sanse bifite iki ngira ngo uretse gutanga za ruwazire n'ibiki zinyeka ko hari ibintu bya danger yakoraga ibyo wenda
bishobora kutagira ingaruka ziri global ariko abantu bafashwaga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo rumva zishobora kugira ibyo gufinancing ikibazo kiri interne 100 billion over 150 billion n'amafaranga menshi cyane y'amadolari n'amafaranga menshi cyane ni supply nini cyane aha rero cyakora bya byose twizeye guverinoma y'abakire ni guverinoma y'abakire ishobora kugira ikikora Donald Trump uri mukamukinisha nawe afite hafi muri 80 billion 80 zirenga zize ku giti ni umukire yego Elon Musk we ni muri 400 sibyo n'abantu bakize Jeff Bezos Amerika nirimo abakire bambi ba Jeff Bezos barifite 340 Melinda Gates billion 30 Bill Gates 140 something yarakennye desa karanse yarakennye aha rero igihugu gifite abakire pe reka twitege ko bashobora kuzahura ubukungu bakoresheje n'igihugu gikize ariko yabaye byibura twabivugaga umuriro wahagaze bashobora kuzamura ubukungu bashingiye ku mafaranga bafite yego bashobora kuzamura ubukungu bashingiye ku mafaranga bafite nicyo navuga gusa nyine ihungabana ry'ubukungu ngira ngo ari amafaranga bahombye n'amafaranga menshi ndetse bishobora no kuza kugira ingaruka ifatika aha rero abantu bari muri Pi Network abantu bari muri cryptocurrency industry utarabinjiraho gato nemera ngira akantu musaba abantu bushize baratubwiye ngo Robeni azatwigishe izo training zikorwa gute wakwinjiramo gato mbere y'ubutumwa rugiye guha abantu bari muri Pi Network okay ibintu bya trading babyita trading ubundi habaho ibintu bya trading trading ubundi ni ijambo ry'icyongereza rivuga ubucuruzi yego trading company uzagenda uzibona ngo kanaka trading company ni company bikora ibintu by'ubucuruzi trading ni ijambo rikoreshwa muri ibyo bintu by'ubucuruzi bwa crypto cyangwa forex ko bikorwa no gufata amacoin amwe ukayahinduranya mu yandi ugamije inyungu ni kimwe n'uburyo bwari busanzwe buri world model bwo gufata amafaranga amadolari bakayavunja mu manyarwanda se wibaza ko umuvunja yunguka te afata niba afite amadolari yari kugurisha rihenze uzareba iteka kugura idolari birahenda kurusha uko warigurisha niba ujyanye idolari riri ku 1,420 ni igihuri ijyanye ariko nugenda ntabwo wagera 1,420 ngo umucuruzi ari guhe wowe bitekereze ngewe njyanye $100 bamaye 142 sibyo ariko wowe none ufite 142 ntabwo ujyayo ngo ari guhe wabyumvise ugiye arakubwira ngo uraza 142 si yarangije ku kafi 5 niyo system n'ubundi niyo system ikorwa muri trading y'aya mafaranga uvuga ngo ngewe ndareba ndagura nkora trading bya byose abantu bashaka kwiga trading bizasaba kubaza muri workshop niko navuga kugira ngo barebe ibintu bya trading bikorwa gute se byunguka gute se nuko bireba ntago ndi nukuza akamenya iyo style y'ukuntu ibintu bikorwa ntago ari ibintu nshobora gupfa gusobanura mu magambo ariko nanone ni ibintu bikorwa kandi amakampani yose arabikora abantu ku giti cyabo barabikora ni isoko riba rihurema abantu benshi nkuko bari vururema abavunjayi benshi reka mbivuge gutya aho bafata coin zimwe bakazivunja mu zindi bitcoin yamanuka bakagura urumva ariko abari guteganya niyo ujyanye ifaranga y'umuntu ariguze ni bari guteganya iyo bitcoin imanutse kajya nk'ubu ngubu ejo yigira kuri 90 ndabikubwiye umuntu afite 90 by'idolari agahita yigura abyumvise yasubiye kuri 95 na ubu yarangije kunguka 5,500 ngaye y'idolari ngo umuntu waguze rikimara kumara ejo bitcoin yaragabanyitse igiciro yagendeye kuri 90 afi kuri 80 so umuntu ari ufite 90 akayigura yose wabyumvise akayigura yose ubu yageze kuri 95 bishyana 6 ubu yarangije kunguka 6,000 ubu tuvugana as we are talking yarangije kunguka 60,000 tayari 6,000 pre wabyumvise umuntu ejo waguze Ethereum yamanutse igeze kuri 2,900 n'utundi nka saa 6 z'ijoro ubu Ethereum ngira ngo ageze kuri 3,000 ngahe na 500 ubu yarangije kunguka $600 bararyamye
yanaryama ukwezi wararyamye wabyumvise uri gusobanukirwa icyo kintu nta kundi ifaranga riragwa bakarigura ryazamuka bakarigurisha gusa habamo izindi stile nyinshi zo gukora ibyo bintu bya trading none se ko mbona bisaba kuba mwicaye ku mashini ufite suri na interinete ihagije yego uwo bita merchant ninde kugira ngo amafaranga umu merchant ntabwo akora trading umu merchant akora ibyo bintu byo kuvunja none amafaranga wishyura gute nkubeje iyo ugira 90,000 by'amadolari wari kubyishyura gute nari kubibona gute nyine wari kuyafite mu ntoki cyangwa kuri banki ari ibintu hano cyangwa gusobanura bisobanure bro ntabwo iyo mfite amafaranga kuri banki simba nyafite yego ni ngombwa ngo kujya umenye ko mfite amafaranga mbe mfite uruhago mu nzu oya ni kimwe rero niba mfite 90,000 kuri Binance amafaranga mba nyafite abyumvishe amafaranga mba nyafite yego niba nakoze trading nkunguka 5 byiyongera kwa ayo mafaranga mfite muri konti yanjye ya Binance sibyo aba P2P merchant baza iyo nshaka ko amafaranga noneho nyavunja muri fiat mu aya mafaranga yacu dusanzwe y'amanyarwanda kugira ngo ngure dodo ngure umugati ngure dodo nibwo haza ibintu by'aba P2P merchant bafite amanyarwanda nkabahereza coin USDT bakampereza amanyarwanda uri kubyumva niwo haziramo ibintu bya P2P merchant ariko niba mfite 100,000 kuri Binance mfite amafaranga kimwe nko kwara bafite 1,000,000 muri banki runaka kandi they are fine they have money none se banki zacu mu Rwanda ntabwo zigira abantu birwa batrendinga oya ufite ATM ufite banki ntabwo mbizi sindi sure ntabwo ndi sure ariko ama banki menshi ari international akunda gukora ibyo bintu bya trading forex trading cyane cyane okay ibi rero biragenda n'ikindi kibazo cya kabiri mbere yo kwinjira kwa Pi network kijyanye nuko ibi bintu nabibaje ariko abantu ntibabyumvishe neza aho ujya kubona ukabona dufite afishe mu mujyi cyangwa screen yego imira afishe uko imigabane iri kugenda izamuka imanuka ahantu runaka abantu benshi badukurikiye ibintu birabacanga ntibajya bamenya ibyo ari ngo umugabane wa Beka ngo exchange like reka mbabwize ukuri umuntu uzi ubwenge agura umugabane ari ahantu heze namamaje nta kintu bampaye njya nibagirwa nkamamaza nta kintu bampaye niyo impamvu mbivuga iyi ni banki nigeze kumva amakuru nahagazeho buriya amakuru udahagazeho nta muntu wayakuziza bakuvuze ko utayahagaze nigeze kumva amakuru nahagazeho yuko iri muri gushaka ukuntu ya creating ifaranga ryayo koranabuhanga coin uravugije ukuri ntabwo nyahagazeho ayo makuru mbahaye sinyahagazeho ntayo nzi gusa nabyumvise gutyo aha rero bigerekana banki ifite icyerekezo itekereza abaye ariyo yego abaye ariyo yabitekereza kure abaye atariyo sinzi aho baba baryamye uri kubyumva aha rero birerekana ibyo bintu by'imigabane wambazaga ngo izamuka igira gute uri kubyumva hari icyo bita stability niba hari igihugu gifite stability gimaze kugera ku rwego uvuga ko stability ushobora kutagura umugabane muri Sudani ntuzi niba Salva Kiir azaba ariho ntuzi na azavaho ku ntambara ngo undi mayariditi yakuweho n'akana sibyo ushobora kutagura imigabane muri company nka ziriya ariko company ikomeye reba nka Bralirwa regime yarahindutse Bralirwa iracyakora umuntu aguze umugabane muri 90 uyu munsi n'ubu umugabane aracyawufite tuba tugomba gukoresha sinzi ntago ngewe mfite experience ya company yari ariho mbere ya genocide ariko Bralirwa yo ndayizi nabizi ko nanize saa ikiriho so kugura umugabane rero ni expectation nziza navuga ko ari ikintu kiza niba umugabane ukiri muri 350 y'amanyarwanda utajyaho ni 350,000 ahantu ushaka kujyana 10,000 ukagura iyangaye rero ndabona 10 ukagura iyangaye uri kubyumva uri safe ugenda ugura okay mugabane uzamuka 5 iki agatinda ariko umwuzukuruza wawe bazarya neza donc ni icyo ndi kuvuga ni ntuza mugabane urakura cyane abantu imigabane igenda ikurana ubwo yego bifata igihe ariko ntabwo bivuze ko mugabane utagura imigabane ikindi imigabane ikoreshwa nk'ingwate niba uyu munsi ufite 1,000,000 wabyumvishe ukajya muri Beka ukagura imigabane ya 1,000,000 uyu munsi umeze neza
wenda uyu munsi ufite umeze neza urabona iyo miliyoni wayibonye uranywa akantu uragira gute ntukeneye kredi iyo ufashe izo miliyoni 5 ukazigura iyo migabane wari bukoreshe mu tundi tuntu ukazigura abari koratero abari ingwate utanugira ikibazo uzajya gufata kredi uvuga utariko mfite imigabane yanjye ni kimwe nko kubaka inzu wabyumvishe kusikiza cy'imigabane nta yindi misoro izaho ngo ubwo utayirimo gira gute ahubwo abari inyungu abari ama intere gusazaho cyangwa se ni no kugabanyuka kw'amafaranga wabyumvishe abantu rero bajye batinyuka ibi bintu byo kugura imigabane abantu bakwiye kubitinyuka gusa ni long term investment ntabwo wagura umugabane mu gitondo ujye kubikuza usange birashoboka hari ahantu ejo biheruka kuba abantu baguze umugabane mu migabane ya Tesla bareke basanga hajya amafaranga menshi cyane nyuma yuko elected Donald Trump atowe rero buriya ishobora no guhinduka ishobora no guhinduka ngira ngo imigabane ya Tesla na SpaceX na X by the way mugure imigabane muri Twitter X cyahoze ari Twitter basigaye cyita X ushaka kugura imigabane hariya amafaranga madega ugenda ugura gake uko byumva ariko dufite tureke niyo migabane hano dufite isoko Beneri duhereza ama notification mugure turaho amafaranga abahungu nabirwa bayanywa za kambuca kandi nazo zizabatera indwara umwana we yiga bigoye bro hari ubutumwa ugiye gutanga muri Pi Network oya nandi kuvuga abantu muri Pi Network bafite ibibazo byinshi ku buryo bari byo nyine request ndi guhamagara ibibazo bari kubaza ngezaho numva narambiwe nko gusobanura ibintu bya Pi kubera nibyo bintu mvugaho umunsi kwa kundi ufite ikintu gihora kigarukamo umuntu wese yamamagaye nibyambaza kubyumva ariko icyo navuga buriya ujye utinya mu gifaransa vangura majorité compte toujours ikintu kirimo abantu benshi ntabwo bivuze ko ariko kuri uri kubyumva ariko ahangaha icyo nshaka kuvuga nuko abantu bari muri Pi Network icyo navuga nuko bakwiye gukosora ibibazo byose bafite muri Pi Network ko twageze muri Open Mainnet aho igiciro kigiye kugaragara nakomeje kubona abantu benshi aba influencer ba Pi Network ndetse no muri blockchain ya Pi Network igiciro kirimo 312,159 okay abantu benshi bagira mbwe ngo ntago bishoboka nanjye ndacyavuga ngo ubwo ntibishoboka abantu benshi hari umuntu mbwira ngo ubwo se ngo u Rwanda rwabaha amafaranga ngo rukuye nta wabonye ubikubaza ngo wiga muri kaminuza ngo u Rwanda ngo rwama amafaranga ko rwabona amafaranga ngo rutuvunjemo ariko Pi Network ntago yakoze igendeye ku mafaranga y'amanyarwanda agenda banza baze supply y'idolari uko ingana oya dufite ikibazo cy'ihungabana aho umuntu akubwira ngo amafaranga ngo urumva wowe wayatunga ngo rwanye nta kintu mugeze mutunga abafite ibibazo by'amateka bigwitira ko amafaranga ngo nta nahantu yaba ari kwisi nta nahantu yaba ari ngo rugose muri ufite Pi ngo igihumbi cyangwa ibihumbi 10 okay reka nsobanure ku ecosystem kugira abantu babyumve neza ntago Pi Network uri kubyumva ikorewe kugira ngo tuza exchangingemo yisigara ari ikintu kivunjwamo wabyumvishe Pi Network ikoze kugira ngo umuntu naza kwamamaza kwihumure by the way mbwira abantu bashaka kwamamaza ihumure niho hantu honyine ikiganiro mu masaha ngahe mu masaha nk'abiri kiba kirebwe n'abantu bageze mu bihumbi uretse ya filime imwe niyo nabonye guhiga filime yaje niba yaragize ariko icyo mvuga cyo ukira okay bivuga uruvuze ko kwamamaza hari umugabo wazanye ibikoresho shaho bro ndibuze kubikwereka afite ameza utamenya ukuntu akoze ndibuze gukwereka hari aka video kari gutambuka muri publicité hano umva nyine ni ibintu by'ubugeni ariko akora hari product namubajije izi product ukoramo ibi bintu ni bwoko ki ati mbikubwiye se ko naba nishakazi ariko reka nkubwira iyo meza n'umugore yayibonye arambwira ati abaruka kuri imeza ndabandi ngikwerekeye iki so rero abantu babyumve ntago Pi Network tuyimayininga ngo tuzayivunjemo amanyarwanda yes nubwo ari ifaranga rigomba kuvunjwamo andi mafaranga ariko ntago uzakenera ntago kuvunja Pi coin bizakubaho principal kuko dufite restaurant zakira iyo payment
wabyumvise ihumure TV rizakira Iyo payment. rizakira payment kugira ngo wamamaze wamamaze nanjye kugira ngo nkwigishe rwose Uzishyura. nzakira nubona Pi Network ironshinze nkakubwira ngo zana cash nzandi umusazi uzamenye ko mfite ikibazo ubwo ndashaka kugira ngo umbwire ahantu uzajya kuvunjisha bo kugira ngo amafaranga y'u Rwanda azabure wabyumvishe urebe niba uruganda rwo muri inganda ebyiri nzi ariko reka mvuge ko urwo bita Vinfast rwo muri Vietnam rukora izi modoka bita Maisvis yego rwarangije kwemera payment ya Pi urwo ruganda ntabwo uzavunjishamo amanyarwanda kugira ngo ujye kugura imodoka n'urwo ruganda abantu babimenye uzatwara Pi coin zawe bakubwire naya nabwo ni kuri telefone ni wallet uboherereze uzana imodoka yawe ntabwo ndi kumva umuntu umwe evenoma yo kuvunjisha ngo nyumve kandi ifaranga riri decentralized kandi backbone yaryo umuzi waryo ari goods and services wowe ahubwo ikintu utaramenya ni decline ni irangira ry'andi mafaranga icyo kintu hazaba irangira ry'andi mafaranga izi central bank se zizabyemera zizakoresha iryo faranga iyi central bank izi se dufite none se reka nkubaze niye guverinoma uzi yemera cryptocurrency uretse Salvador na Centrafrica hari indi guverinoma uzi none bitcoin ageze ku 99 guto ikibazo cy'amatsiko ku bihumbi 100 by'idolari byagezeho gute ko nta guverinoma yari yarigeze yaprovinga ngo ivuge ngo turabyemeye nta na banke nimwe twari tuzi kuri kujya bro community is powerful ecosystem wabyumvishe abantu nibo bagena uko ibintu bikora njyewe niba mfite bitcoin nkaba naremeye ko nuza muri restaurant wanyu uzanyishyura muri bitcoin guverinoma runaka izanga ko nyishyura muri bitcoin gute hari aho nahuriye nayo hari aho uhuriye nayo abantu rero batekereze abantu bose bararaririye bapaye ngo nibemera kuvunja ngo zata tugenda tujye ngo bagiye niba bazajya kuri Beneri cyangwa niba bazajya kuko sindano bazajya gutera imifuka oya ikintu cya mbere ngewe services zanjye muri Robitech and Security Solution install amakamera n'ibindi n'ama GPS mu modoka service yanjye nzayishyira kuki kuri Pi nushaka ko install GPS mu modoka cyangwa ikintu uzaza unyishyire muri Pi installire niba nta Pi ufite uzajya kugura niba nta Pi ufite uzagenda kuko ntago ngewe hazaziramo n'ibindi bintu nawe urabyumva abantu bishyura cash nzabahenda ko ngomba gushyiramo akantu ko kubahenda birumvikana ese ko hari abantu ngo bagura amapayi biremewe iyo ni money laundering ndakora ntago kuko yuguze ifaranga mbere ya official mainnet urigurisha arahendwa ntazi ngo ararigurisha kurangaye ntabwo azi ngo arigurisha kurangaye nazi ngo yarikurahe wabyumvishe cyo ndi kuvuga arebe icyo ndi kuvuga hano pioneers aba bantu bafite mu mutwe huzuye ubukene uri kubyumva kama ubufumbu mene abantu bafite mu mutwe huzuye ubukene bazi ngo u Rwanda ngo rwabona amafaranga ngo yo guha aba pioneers bose bari ngo Pi mwari 300 nta muntu umva ngira Fly Dubai cyangwa Kenya Airways nimara kwemera payment yuko ngewe nguruka mu ndege nishyuye Pi Network nzaninde nzajya kwa Kamanyarwanda kugira ngo nge muri Kenya Airways ninde ntaho hari yo kumazikiza kandi aho ngiye bemera payment method ikintu cyo nzajya nkora no guhora nkuraho kuri Pi za ukabagura n'izindi ukongeraho cyane cyangwa receiving izindi zijyaho none se ubu umugabo abantu bamayininze bitcoin bagira ku 10,000 ko hari leta bafite 20,000 twari leta bakwaka ayo mafaranga ntiyabone wabyumvise ari leta gusa nibazi ko bitcoin ni bisanzwe urya ifaranga rikora riba rikora wabyumvise abantu ntabwo bakwiriye kwirwa bibaza ngo mu Rwanda twese bazatubona amafaranga ntabwo uzaba ubikeneye nubwo aba P2P merchant bazaba bakomeza bavunja udufaranga duke sibyo dukura amafaranga kuri MoneyGram uvunja ariko hari ntago ari necessary
kuko ntabwo uzazi iwanjye ngo ubanze ujye kuvunjisha mu manyarwanda kandi ngiye payi nzemera. Nabonye hari hoteli nabonye ziyandikishije muri payi fest narazibonye cyane cyane ziremera zegereye stade. Ntabwo ngiye nzajya kwirwa njya gushaka amanyarwanda kandi hoteli iri kwemera payment. Umusaza wabyumvishe. Rero abantu badiscussing ku biciro kuki n'ubundi nubwo Pi network yasohoka iri kuri $100 ku madolari 100 gusa. Ntabwo izamara imyaka 2 itaragera kuri icyo giciro bari kurwanya. Cyo nicyo. Uriba Bitcoin ifite community enye uri kubyumva ikaba ureba ahantu igeze ariko reba ifaranga mbere uko ritangira ifite community hafi miliyoni. Nubwo bayitangiza kuri 50 nta myaka 2 izashira icyo giciro bavuga atarakigeraho. Rero it's a poor mindset. Abantu bakeneye ko umutwe bawukura ku rwego ruri nationali bakabashyira ku rwego ruri international, kava kuri local bakava kuri forms of local. This is local this is local land. Abantu bakivuga ngo genda uyazane nguze cya kugura ikibanza ngo genda uyazane wabyumvise ugenda uyazane wabyumvise. Aha rero abantu ngo nashaka kuvuga kuri confusion hari y'igiciro. Abapayoniye bakuriye kumenya twakoze iki kandi icyo kibazo ibyo bintu bivugwa n'abantu bamaze n'ukwezi muri Pi. Abantu bamaze ukwezi ndabashuje ntibasobanuza ikibarera n'amafaranga. Twakoze amagerageza hafi inshuro 3 reka nyavugeho. 2022 twakoze igerageza ryo guhaha ibintu kuri Amazon. Amazon ifite iryo geragezwa rirakozwa uko transfers zizajya zikorwa abantu bagashipinga ikintu kuri Amazon ikintu kikagusanga i Kigali wishyuye muri Pi. Wabyumvishe? Ibyo ni igerageza twakoze P-Fest inshuro 3 aho twaguze ibintu Kigali naho navuga ngo urwo ruganda ruta Vinfest rwagurishije abakobwa hafi nka 3 imodoka zigurishije muri Pi. Rugendeye ku icyo giciro ndi kuvuga $314 uruganda rwabyemera. Izo modoka bazigura 0.00 n'utundi za Pi. Wabyumvishe? Dukora amagerageza i Kigali hano abacuruzi bariyandika ujye kuri cyo bita map of P. Nanjye urambona Nyamirambo n'abacuruzi cyayi bariyandikishije. Nujya kuri application kuri Pi browser ukareba iyo bita map of P. Ahantu tuyura hasanga umuntu ugurisha ibintu muri Pi. Naratangaye kubonaho nabonye n'abagorozi bagurisha tofu n'amata soya bagurisha muri Pi. Bagurisha muri Pi barangije kwemera ko igiciro nigisohoka bazajya bagurisha tofu muri Pi. Akuraho ngo ikikurangaje imbere n'ukuvunjisha uzavunjisha. Hari amariyo estate hari ibyo bita za Sib Rwanda za Sib iki. Hari na Mario estate hari ibyo bita Burundi niho nayibonye cyane. Ariko ni projet nini izubakira abantu bafite muri Pi bakishyura muri amazu ya muri Pi. Hakuhangakijwe no kujya kugura akazu mu budurira uzaba wavunjishije. Tuza abantu batuze zibyo. Iyi ntago ari question ijyanye naho umuntu azavunjisha Pi. Kuko biragoye umuntu uri mu Rwanda adateganya kujya hanze sibyo biragoye ko akenera kuvunjisha mu idolari. Gusa ngewe nyafite uyafite iyo ufite amafaranga ushatse avunjisha mu idolari rirapanda buri munsi rigiye guca kwiyero. Icyo navugaga ni iki hano? Icyo navugaga ni iki? Navugaga abantu bashyira ibyo bintu byo kwirirwa bavuga ngo ibintu ngo bizarangira ngo bizagenda sibyo. People should get serious. Abantu bagomba kuba serious kw'iki kintu sibyo. Ntago ntago ndi kuvuga ku giciro kuko igiciro ntikiratangaza. Gusa nibyo tubona muri blockchain ni ukuvuga igiciro cyarangize kwinjizwa muri blockchain. Rero igiciro nigisohoka uri kubyumva ntago uzajya gutera ipero kuri Beneri. Ibyo Beneri ntibizi. Wabyumvishe? Ariko ngenda biza sibyo. Ikuzo ihumura arabiza zakira payment mu icyo cyo sibyo. Umva ahubwo ndatangira kwakira nge. Uri kubyumva? N'umuntu ufite izagurisha zimwe. Yes, umuntu wese ufite crypto bank azashyira Bitcoin azashyira Picoin ize azivindwe muri Bitcoin. Bitcoin iziremewe ku isi yose. Ufite Bitcoin ufite amafaranga sibyo. Harero ntago harimo question yo kuvuga ngo ndavunjisha. Aba ni abantu bamaze ukwezi badafite nosiyo nibo batujengeje bavuga ngo igiciro nigishoboka twe tumaze imyaka 6 tuvuga ngo igiciro kirashoboka. Robert tugana ku musozo.
workshop yarahindutse gato. Workshop yarahindutse byatewe n'uko abantu babidusabaga Ari benshi kandi. Ari benshi abantu bashaka kuza muri kwiga ibintu bijyanye na crypto, abibaza ngo trading ni iki, crypto ni iki, ese bikorwa bite, ese umuntu yishyura te, umuntu abika te, sibyo? Ibyo byose ni ibibazo byose tuzasubiriza hamwe ku muntu wese uzaza muri iyo workshop izaba ku itariki ya mbere n'itariki ya kabiri z'ukwezi kwa kabiri. Izabera muri Saint Paul, hanyuma amafaranga azishyurirwa iyo workshop n'amafaranga 25. Yes. Amafaranga make ugereranyije n'amafaranga ngeneye. Ayo ni amafaranga make cyane cyane ko ngiye umpamagaye kuri telefone ukambwira uti ndashaka reka nguhe nk'urugero, umpamagaye ukambwira uti ko nshaka kwiga trading na cryptocurrency, amafaranga make nabikwigisha mu mezi 2 kandi wabunyishyuye miliyoni itavaho n'igiceri. Niba ushaka no kumpamagara ubimenye miliyoni imwe ifunze niyo yonyine waba kugira ngo ukunde umwigishe, kugira ngo umwigishe izo kose ni module 5 wiga. Module imwe ni 200,000, ubwo ni miliyoni imwe ifunze. Niba rero udafite mu miliyoni, niba ndi kukubwira ngo uzaza muri uziga ibi nibi nuza muri event ya mbere ukishyura 25 uzishyura bya bintu wari uziga bya bintu wari bwizishyura 200,000 muri module ya mbere. Okay. Nuvuga ngo bya bintu wari uzishyura miliyoni uzabyishyura 100,000 muri workshop 5 zose ziteganyije. Yeah. Ubwo byumva? Hari abantu benshi, mfite abantu benshi nigisha baze no gutanga ubuhamya muri comment bayatanga. Yeah. Batanze iyo miliyoni wowe uraho ukivuga ngo veni. Sibyo? Abantu batanga ibafaranga ni miliyoni rwose. Umamagara ububizi cyakora wenda cyayisigaye nuko korohereza ngavuga ni wabyumvise. Yeah. Kwa kuvuga ujyama mu byiciro ujye ushyira ku pari module desa. Aha rero ikintu cyatumye mbitekereza ni umusanzu wanjye. Ni umusanzu wo kwedicating, wo gutanga umusanzu ko nshoboye. Yeah. Ndi umwarimu, abantu menyera ibintu byo kwigisha, nshobora kwigisha ikintu, sibyo? Ndetse nkagirwa amahirwe uwo muntu akaba yacyuma. So ubwo rero ni ku itariki ya mbere n'iya kabiri workshop izabera muri Saint Paul, ndabatumiye. Wow. Ni wavuze ku itariki? Ku itariki ya mbere n'iya kabiri azaba ari kwa gatatu no ku cyumweru. Kwa gatatu no ku cyumweru. Tuzakora amasaha saa 3 kugera saa 6. Turakomeza kubibutsa, turacyafite iminsi. Abantu bari online, abantu bo hanze kambari bo mvuga. Nabategure workshop sindamenya ayo mafaranga nzabaca. Abantu bo bari hanze sinzi niba byaraciyemo cyangwa bitaraciyemo. Sinzi niba bameze neza cyangwa batameze neza. Ntago tubizi. Ubwo rero abantu bari hanze bo bamba barese mbashyireho igiciro. Umuntu wese azabikora uko abyumva, ariko ndi gutegura workshop kugira ngo nzabakorere training. Abantu bateka membe ntekereza ko bataza mu workshop nabo batuye kure. Umuntu aragenda nyandikira ndareba ukuntu bakombininga kuri online workshop. Ndaziteganya buri event ni workshop 5 ngomba gukora ziri physique, ni workshop 5 ngomba gukora ziri online. Okay. Nibyo navuga. Wakoze cyane Robin, Imana igumugisha. Nawe abashaka kuza ku rubuga rwa WhatsApp kugira ngo ayo makuru yose basobanukirwe kurushaho, turimo turashyiraho link ku biganiro. Bashobora gukanda iyi link bakinjira muri groupe ya WhatsApp. Mwakoze cyane mwese, Imana ibamugisha. Narikuzo Emi ndi kumwe na Dr. cyangwa Director Sawa. Iyo nyubako yiza kuba umuntu nta kabuza ari kugusaba kuyisiga amarangi ya Beta Paints kuko ari yongerera agaciro nayo ikaguhesha ishema mu bandi. Ngaho rero yibere mu kimbo, umurimbo wayo ubushinge Beta Paints, uruganda nyarwanda dukesha amarangi yuje ubuziranenge aryoshya aho dutuye naho dukorera. Hari amazi n'aya mavuta nka Silk Vinyl, Weatherguard, Fast Dry, Epoxy, Wallmaster n'andi adakangwa n'imihindagurikire y'ikirere. Dufite nasigwa ku byuma no ku modoka. Niba hari n'ubundi bwoko bw'irangi wabengutswa handi, duhe komande. Ikoranabuhanga ryacu ritunganye mu kanya nkako guhumbya.
mu Rwanda kandi twihariye gukora amasitike nziza z'ibyuma n'iz'ibirahuri. Produit za Beta Paints murazisanga mu gihugu hose, naho kurangura ni Remera ya ruguru ya gare ku Muhima hateganye na Hotel Kapi mu Gakiriro ka Gisozi hafi y'Umukindo House. Hari kandi ni Rubavu hafi y'urusengero rw'Abadive, i Musanze ni Rusizi, ariko n'uwaba ari ahandi mu gihugu hose ashaka kurangura produit za Beta Paints tuzimugezaho kandi tukamutwaza ku buntu. Ku bindi bisobanuro iyambaza telefone n'urubuga rwacu ubona kuri screen yawe. Beta Paints, best quality, best price, good service.